kuri izo ngobyi. Ese wigeze wibaza niba turi hafi y'imperuka? Uyu munsi tugiye kureba ikimenyetso cya gatatu ndetse n'icya kane, nk'uko mu biganiro byabanje twarebye ikiganiro cya mbere aricyo intambara n'imvururu ku isi, icya kabiri nabwo tureba indwara zikomeye n'ibyorezo. Ubaye utarabirebye wajyaho nabyo ukabireba. Uyu munsi tugiye kureba icyorezo cya gatatu, ibiza bikomeye n'abahanuzi b'ibinyoma. Tuzagenda tureba buri kimenyetso, turebe niba cyaba cyarabaye muri ibi bimenyetso byose bizabanziriza imperuka uko ari birindwi. Ikimenyetso cya gatatu ni ibiza bikomeye. Muri Bibiliya ivuga ko ibibazo bikomeye ku isi bishingiye ku byaha, intambara, inzara n'akarengane, ariko kandi bigaragaza ko byose bizarangira mu gihe Imana izashyiraho ubwami bwayo bugatanga amahoro n'ubutabera. Ibiza bikomeye twareba nk'imitingito n'ibindi, nko kuvuga umutingito ukomeye, imyuzure, amapfa, inkubi y'umuyaga, ko biziyongera cyane ku isi. Ibyo tubisanga n'ubundi muri cya cyanditswe cyacu Matayo 24:7. Hazabaho inzara n'imitingito abantu ahantu hatandukanye. Byerekana ibiza byinshi ku isi mbere y'imperuka. Ingero z'ibiza bikomeye cyane ni imitingito, imyuzure, inkubi z'umuyaga n'ibindi. Abantu bamwe bafata ikimenyetso cy'imperuka nk'uko byanditswe n'ubundi muri Bibiliya, muri Matayo 24:7, bikongera kwandikwa no muri Luka 21:11. Twareba nk'ingero z'imitingito ikomeye yabaye ku isi. Imitingito yo muri Haiti yabaye mu 2010 yasize abantu barenga 200,000 bishwe n'ibihumbi byinshi barakomereka. Imitingito yo mu Buyapani iyo bita East Japan wabaye mu 2011 byateje tsunami yica abantu barenga 15,000 ndetse hanasenywa ibikorwa remezo byinshi. Imitingito yo muri Turukiya, Eurazi country na Syria yagize imitingito yise Yangas lava river. Imyuzure ya Mississippi River, United States, yasize abantu benshi batakaje amazu n'ibihingwa. Inkubi z'umuyaga n'amasasu y'imvura. Inkubi y'umuyaga ikomeye yakoresheje cyane muri New Orleans yasize abantu barenga 800 bapfuye n'ibihumbi batakaje amazu. Hongeye kuba iyindi miyaga yabaye muri Philippines. Ikimenyetso gikomeye cy'inkubi y'umuyaga cyahitanye n'abantu bagera mu 6,000. Izindi nzara n'ibiza byatewe n'imihindagurikire y'ikirere. Ibiza byinshi n'imvura nyinshi, amapfa n'imyuzure bikomeje kwiyongera muri Afurika n'ahandi kubera ku isi bitewe n'imihindagurikire y'ikirere. Amazi n'imitingito, inkubi n'umuyaga n'andi marembera atandukanye ashobora gufatwa nk'ikimenyetso cy'imperuka nk'uko byanditswe muri Bibiliya muri Matayo 24:7. Ingero z'ibiza bikomeye cyane nk'imitingito, imyuzure, inkubi z'umuyaga n'ibindi abantu bamwe bafata nk'ibimenyetso by'imperuka. Izindi nzara n'ibiza byatewe n'imihindagurikire y'ikirere. Ibiza byinshi by'imvura nyinshi, amapfa n'imyuzure bikomeje kwiyongera muri Afurika no ku isi yose. Icyo abahanga babivugaho ni uko iyi myuzure n'imitingito n'inkubi z'umuyaga n'ibindi biza bitandukanye bishobora gufatwa nk'ikimenyetso cy'imperuka nk'uko byanditswe n'ubundi muri Bibiliya
muri bya bimenyetso birindwi bizabanziriza imperuka. tugiye no guhita tureba ikimenyetso cya kane aricyo abahanuzi b'ibinyoma. hazabaho abantu benshi biyita abahanuzi cyangwa abakiza, ariko bagashaka abantu. ibi nabyo bivugwa muri Bibiliya. abahanuzi b'ibinyoma muri Matayo 24:11 bavuga ko abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. ibi bivugwa ko hazabaho abayobya abantu biyita abahanuzi. abahanuzi b'ibinyoma, ingero muri Bibiliya havugwa ko mbere y'imperuka hazabaho abahanuzi b'ibinyoma cyangwa abantu biyita abahanuzi, ariko bagayisha abantu. bigaragazwa cyane muri Matayo 24:11. abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka abahanuzi benshi. dore ingero z'abahanuzi b'ibinyoma mu mateka y'ahantu henshi nk'icyanditswe cyavugaga. ingero twareba haravuga ko bakunda n'imyizerere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana. ubu ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana icyo ritubwira kubigisha abahanuzi b'ibinyoma ntibagomba guterwa ubwoba cyangwa gukurikizwa. Bibiliya ibwira abantu gusuzuma ibyo bavuga no kureba niba bihura n'amagambo ya Bibiliya. muri Yohana 1:4 haravuga ngo, bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugenzure imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. saba Imana iturengere, Uwiteka Mwami Imana, ibyiza muri ibi bihe bitoranye, uturengere abahanuzi b'ibinyoma, uduhe ubwenge tw'ijambo ryawe rifatira neza, ngo abe dutengera. dusabe uri Imana ikimana kandi twizana, natwe muri ibi bihe by'imperuka turakwinginze, utugirire neza, uduhe kumenya gutanga. Amen. Musabye kwizera izina rya Kristo.